nimba nawe uri muri bamwe bafite impamyabumenyi z'amashuri bakaba bumva zarabagize abantu bakomeye cyane, ndagusaba ko iyi nkuru wayumva ukayigeza ku musozo. Ubwo abanyeshuri bari bashoje kaminuza bategereje guhabwa impamyabumenyi zabo, nibwo umuyobozi wa kaminuza yavuze ijambo imbere yabo ryakoze benshi ku mutima kubera uburemere bw'amagambo yari arikubiyemo, aho yagize ati: ndabizi kandi ndabibona ko mwishimye ko mushoje amashuri yanyu ya kaminuza, ariko nagira ngo mbabwire ikintu kimwe cy'ingenzi. Nimuramuka mukoze ubushakashatsi mukareba abantu bose bari bari mu bihe byabo bya nyuma byo gupfa, ubwo bari bategereje urupfu gusa, muzasanga nta muntu n'umwe ku isi wigeze uvuga ngo munzanire impamyabumenyi yanjye nyirebe bwa nyuma, cyangwa ngo munzanire amafaranga yanjye nyesezereho bwa nyuma, cyangwa ngo munzanire imodoka yanjye, inzu yanjye n'ibindi n'ibindi. Ahubwo uzasanga buri wese yaravugaga ngo mumbwirire kanaka aze hano, hari icyo nshaka kumubwira. Mumbwirire umuntu witwa gutya, ndashaka kumubona mbere yuko mpfa. Mumbwirire mukuru wanjye, mama wanjye, umuvandimwe wanjye, cyangwa se undi muntu wa hafi. Bityo iri ni isomo rikomeye cyane kuri twese. Ibintu byose bifatika twita ko dutunze ntibikatwibagize abantu b'ingenzi mu buzima bwacu ndetse n'abantu bo mu miryango yacu, kuko ibintu byose birashira ariko abantu bagasigara.